we urebye kuri konti yawe uko ufiteho coin cyangwa se ama coin ufite ya Pi, wifuza ko mining yahagarikwa kugeza uyu munsi nyine ubwo ntihagire umuntu wongera ku mininga, cyangwa uri mu bagiri gusenga ngo ko team ikomeze igira ibyo yubaka hanyuma ukuremo mining cyangwa se ukuremo coin zawe. Ni ibyiciro bibiri. Bamwe baragira bati iyi mining ahari ramutse ihagaritswe ibikorwa bijyanye na open mainnet byatangira ubwo hanyuma Pi tugatangira kuyikoresha. Abandi bati niba baretse ndibwo tukijoininga iyi project twikurirema yacu kugira ngo batayifunga nyine ntacyo twari twakuramo. Ari inkuru yemeza ko rero nubwo hari billion cyangwa se na coin nyinshi za Pi, hari miliyari 100 zose za Pi zitazigera zikorerwa mining. Uyu munsi tugiye kubisobanukirwa neza mu kiganiro cya none turifashisha uko Pi Tokenomics imeze n'impamvu circulating supply ishobora kuguma hagati ya 30 na 40 billion gusa. Ikaze mu kiganiro cya none. Hano ni kuri Rugwiro Prozone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire muri isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Reka duhere ku gice kijyanye na total supply ya Pi. Nkuko imibare bigaragaza, total supply ya Pi ni miliyari 100. Nkuko imibare igenda ibisubiramo bigiye bigabanije mu bice by'ingenzi tugiye gusobanura. Ubwo hari 65% igenewe community nk'igihembo cyo gucukura Pi. Kuri ya nyine dukora mining umunsi ku wundi, ngewe nawe n'abandi bapiyoniye benshi kuriya uriya mubare wacu uzi tugabana Pi zigera nyine kuri 65%. Hari kandi 20% igenewe Pi kwa team guteza imbere projet n'ibindi bikorwa byinshi bagenda bakora. Iyi 20% niyo yavuyemo ziriya Pi bahembye aba developer aba validator bariya babafashije mu gukora ibijyanye no kugenzura ama KYC. Hari kandi 10% igenewe Pi Foundation gufasha ecosystem igihe kirekire. No kuvuga ngo turebye kuri iyi 20% cyangwa se 20% igenewe kwa team bashobora kuyifashisha nk'igihembo cyo guhemba ababafashije, hanyuma hakaza iri 10% rigenewe Pi Foundation kugira ngo bayikoreshe mu gufasha ecosystem kuba yakora igihe kirekire. Hari kandi 5% igenewe ibikorwa bijyanye na liquidity pool kugira ngo ubucuruzi bugende neza. Liquidity pool twarayisobanuye mu biganiro byacu bitandukanye, ubwo aho ngaho hagenewe ibingana nyine na 5%. Biteranya neza uraza gusanga n'ubundi bita bihura n'100%. Bivuze ngo twebwe dufite uburenganzira kuri 65% kuri miliyari 100 za Pi. Ubwo ngubwo ni wongeraho 20% igenewe Pi kwa team, biraza kuza guhita biba 85%. Nushyiraho 10% igenewe Pi Foundation kugira ngo ecosystem ikure, biraza guhita biba 95%. Ni wongeraho 5 rero igenewe liquidity pool, bihite byuzura 100%. Ibi bisobanura ko rero twebwe ducukura ari twe dufite igice kinini cya Pi. Ushobora guhita wibaza uti kuki Pi zose zitazacukurwa? Ni ikibazo cyiza ushobora kuba wibajije, nkuko hari abantu benshi bashobora kubyibazaho, harimo ababibona mu nyungu zabo bwite bavuga bati iramutse ihagaze aka kanya ibikorwa bya open mainnet byakurikiraho cyangwa se twahita dutangira gukoresha iri faranga mu buzima busanzwe. Ahangaha rero mu bijyanye n'igisubizo nshobora guhita nguhereza cyangwa se uko mining na blockchain bisanzwe byitwara tugendeye no kuri Pi uko igenda ikora mu bihe bitandukanye, uko abantu benshi bagenda binjira. Mu busanzwe mining rate twaminingiragaho igenda igabanuka. Mwabisuzumira ku bantu baba muri project ya delta mining, ababa kuri delta mining murabibona ko barateganya bati nitumara kubona abantu 80 tuzamanura noneho bave kuri wenda delta coin 2 bakore mining binjiza 1.5 bya delta. Niko no kuri Pi bimeze. Abinjiyemo kera cyangwa se batangiranye n'iyi projet binjizaga coin nyinshi, ndizera ko nabandi bari buze kuza kudufasha babayemo mbere, ariko uko iminsi igenda itambuka cyangwa se tuba abapiyoniye benshi bigenda nyine bigabanuka kugeza ubwo turi ku mininga 0.0
imibare inyuma, nabwo kandi ukabifashwamo na lockup ndetse n'abantu winjije. Ibyo nyine bijyanye no gushyigikira umushinga. Ni ukuvuga ngo muri blockchain amafaranga ugomba kuyinjiza, ariko nawe hari icyo wafashije uwo mushinga mu kuyizanira abandi bantu, kubera ko byose bakora babikorera community n'ibindi. Uko rero igihe kigenda kigira imbere nabwo mining rate iragabanuka, ni nako rate ya mining igenda ijya hasi buri uko bajya kurasa ku ntego ya wa mushinga. Ibi bivuze ko rero niba Pi imaze kuba nyinshi cyangwa se abantu bayicukura bamaze kuzigwiza, gucukura izindi birushaho kugorana cyane. Ni ukuvuga ngo uko ufite coin 2,000 kuri available balance cyangwa se kuri overall, ukoze nyine ubugenzuzi bwa konti yawe ugasanga ufiteho nk'ibihumbi 2,000, 3,000, ni ukuvuga ngo uko wazinjije bikomeye cyane kuruta uko uzinjiza izindi 2,000. Urugero rwa hafi, izo turi kwinjiza mu uyu mwaka si zo tuzaba twinjiza mu mwaka uzakurikiraho niba mining izaba igikomeje. Tugiye kurebera hamwe ikijyanye na circulating supply ishobora kuguma hagati ya 30 na 40 billion nk'uko twabibonye. Nk'uko bigaragara ahangaha uraza kuza kwitegereza uruziga turi gukoresha. Circulating supply ishobora kuguma hagati ya 30 ndetse na 40 billion Pi. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yaho mining yaba igoranye cyane, iyi mibare igumye hano, rate igomba kugabanuka cyane, Pi nshya zizajya zisohoka buhoro buhoro. Busibye izo twamininze twanahawe kuri migration, izindi Pi tutarinjiza biragoranye cyane. Ibi ngibi rero bishobora gutuma Pi igira agaciro igihe supply igenda iba nkeya. Ni ukuvuga ngo impamvu aka kanya Pi iri kuri 0.17 by'idolari hirya no hino ku ma exchange listinzeho, ni nyuma y'uko bafunguye open network ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka twasoje 2025. Nuko hakiri Pi twohereza ku isoko, nuko ufite Pi ushobora kugurisha cyangwa se bashobora no kukwiba bakanazigurisha utabipanze. Igihe cyose nta muntu ugifite Pi ashyira ku isoko, ziri lockup cyangwa se hari ibindi bikorwa bibyara inyungu nka liquidity pool wazishyizemo kuko muri pool barakungukira, nka staking wazishyizemo kuko barakungukira, nta muntu n'umwe nyine ugifite ubushobozi bwo kugura Pi cyangwa se kuzigurisha na mugenzi we, byatuma Pi izamuka, kubera ko icyo gihe twajya dufata amafaranga asanzwe y'ama USDT tukayakonvertingamo Pi kugira ngo tubashe kubona Pi, kandi ibyo bizamura ifaranga nyine, ni ibisanzwe. Reka turebe ibijyanye n'imibare batanze kuri iki cyegeranyo cyangwa se kuri ubu busesenguzi. Bagaragaje ko mu mpera z'umwaka wa 2029 circulating supply ishobora kuba iri hagati ya 15 kugeza kuri 20 billion bya Pi. Impamvu batanze nuko hari token ziri unlock nini ziteganijwe mu myaka 2 iri imbere. Ni ukuvuga ngo kuva kuri uyu nguyu turimo ubarize nyine imyaka 2, 2027 na 2028, hanyuma rero imibare bakayifatira inyuma y'uwo mwaka 2029. Abantu benshi rero bari gukora migration ya mbere n'iya kabiri, bari kuzihabwa. Ibyo bishobora gutuma rero ibijyanye na supply ishobora nyine kugabanuka ikaba iri hagati ya 15 kugeza kuri 20 billion bya Pi. Ibi kandi bishingirwa ku kijyanye na KYC cyangwa se know your customer and migration automation. Ahangaha ikindi cy'ingenzi nuko KYC nyinshi zimaze gukorwa, abantu bafite tentative KYC bashobora gukosora ibyangombwa n'ibituma bajyamo, usibye ko benshi babirimo kubera system migration zikazajya ziba igihe kijyanye wenda na weekly, monthly cyangwa se quarter. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nkuko ibintu bigenda bisimburana ushobora kubona migration bitewe nuko konti yawe ikora. Ibi ngibi rero bizaterwa nuko AI system zizajya zifasha mu gukora KYC migration no kugenzura amakuru watanze. Murabizi ko Pi yamaze kwihuza mu buryo budasubirwaho n'ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence mu ndimi z'amahanga. Icyo tugomba kwitaho rero twebwe nk'abapiyoniye, niyo mpamvu ugomba nyine no kubizirikana. Ibijyanye na total supply ya 100 billion ntabwo izaminingwa yose, ahubwo tugomba kwitaho ku kijyanye na circulating supply iri hanze ubu ngubu.
niyo ifite uruhare runini mu kugena agaciro ka Pi, ubushobozi bwo kuyikoresha n'ejo hazaza hayo. Niyo mpamvu tugomba kubyitaho. Niba uri umupiyoniye, hari ikindi kintu ushobora gukora ugakemura ikibazo cyawe utagurishije Pi, byaba byiza waba uyifashije nyine mu kugumana k'agaciro kayo. Niba rero ushaka gukomeza kugumana amakuru nk'aya ngaya agaruka kuri project za blockchain, cyane cyane Pi network n'indi mishinga tugenda duhuriramo, urasabwa gukanda subscribe, hanyuma ukarayikinga iki kiganiro, ubundi ugasharinga ku bandi bapiyoniye kugira ngo dukomeze tubane muri aya makuru. Gukoresha cyane rero ibijyanye na Pi browser cyangwa se komeza kongerera agaciro ka Pi network bizagenda nyine bituma iyi project yacu irushaho kuturyohera cyangwa se gutera intambwe. Ni nako nsoje, ndagushimiye we twabanye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.